Ndi papa sava. Abaha no gutera intebe gusa. Yesha. Ariko haha hari ikora cyangwa abakora hano. Manu. Yes. Bite sha. Ese ahangaha. Ahangaha hari ikora sha. Oya, ikora gute? Koma mwahataye mukigendera. Twambaye twabisoje ibintu byose. Niko. Ay. None se mbagakize. Sha umva makamitsingi. Kamitsingi. Ishyushye se ikonje. Ntago uramenya ko ntajyanywe ibintu bikonje cyane ko ubwo ushaka kugaragaza ko mufite firigo. Gahunda ni yayindi ariko n'imbere. Umva se. Nzanira sha. None imbere urareba uzi niko. Iyi ni costume nambaye. No mwenda. Urabona ngiye mu bukwe. Mwenda w'akazi. None. Nzanira ibyo nzanira. Ese ko kazi murangwa nacyo. Ariko se ibyo nzanira ibyo nzanira. Gahunda ya mbere nyine. Mbere se ko ku kazi turanywa ko nta modoka ntwaye ko numva arizo bavuga ngo birabujijwe gutwara wanyweye. Twebwe abafundi bundi icyacu nukunywa shaka. Niyo buriya wanywera kugikwa. Iyo munyweye ni mu bigoramisha. Oya. Nyaruka se ariko nyaruka. Canzanira dore icyaka kinitore. Ubushize twagiye byarangiye nabi wanyishimye. Muravuga amagambo menshi. Wanzaniye wa muhungu. Wanzani Dembaga rwose ntago nazizana urabizi ubushize ni wishyuye intebikira ntago ndi kumwe na showe muri kumwe Zega Pitaze tazana Zega Pita wawe se sana ibyo uzana kazani gashyushye shaka ganze nkazana so ndemba bose ni Zega Pita ariko se ubu uri murashidikanya none reka nze none se usanzwe uzi neza ko showe afite ikiraka nanjye simba ngifite bizi ntabwo ajya gusiga nyine nguza akazi none ubu ngubu ahubwo ikibazo nyine uretse ko icyaka kimbanye icyorezo nkavuga nti reka nze mire kamwe ariko se nyaruka nyine ikibazo gihari ni kimwe nawe ntabwo ujya wumva ubu nkubwiza iki none se urambwiza iki ndi mbere gajye umenya ko iyo ufite icyaka n'abandi baba bagifite noneho ese niba muri mu kazi ubwo nyine ntabwo nikopesha amafaranga arahari uyu munsi uri kwa kangahe turi kwa gatatu se kuwa gatatu kuwa gatatu no kuwa gatanu bitaniye he oya ntago ari kimwe kuwa gatatu no kuwa gatanu bitaniye n'ejo bundi ni mu kanya Gapita ni shobuja niwe henda nzayanywere yiyishyure n'ahandi ariko zana gira vuba sha none reka muhamagare noneho banze mvuge umukozi we nyine aje kuntorere ngombwa kumuhamagara ndembate ko naerega ntacyo wawe ntukivange mu gifundi wa muhungu we buriya abafundi dufite uko dukora buriya niyo yarageze kuri beto ngewe ari ukuyitega wimutesha umwanya urumva bishobora kuba ngewe nateze amena beto wimutesha umwanya rero kuko baba bafite akazi kenshi mugane nambwiye ngo ari ku kazi kenshi ngo no kujya gukora gufata amatelefone ari mu masima biramukora byomba nkubwira se ubwo nanjye asobwarangurira kamenye nimba ari kwa gatanu banzo nzanire hanyuma ibindi tubivugane nimba uri bungurire se urakagurira se umvara shariko wowe inzoga nanywa cyangwa wowe wanywa nazibura nimba ari ibyo genda nawe wizanira agacupa oya gute se nizanira kandi arababishinzwe reka ahubwo mva madade gira gutyo uze hano sha banze uze hano nako si byose ngwino ngutume sha umukire yaje none se uvugana n'abakire bagomba kwitoza uvugana n'abakire sha uvugana n'abakire erega twebwe buri ariko kutabanguka mu gifundi batuhembwa amafaranga sha nihamagara aza yewe umukobwa nyaruka sha nyaruka umuntu agasubireho dore ndabona n'ikirere mukobwa nawe arabatinda mu bintu byose kanze mwiza ariyo se wanyarutse kanze mwiza bari wowe unyaruka hanyuma ubwo mubwire
umubwira rebe ayo sarareba imbabura gato abantu mutari suganya ubwo imbabura yo irimo iraka oya agomba kuzamerekeje azize voilà naho ubundi zana ntsindike era kumukire kakungwa no mu rugo cyabaye icyorezo kanone nanjye nkuremo umwenda w'akazi kugira ngo boss aze kubura icyo ataza kubona icyo yitwaza ngo atavango ndi kunywa ndi mu kazi nakubwira ngo boss afite akazi kenshi saraza none narakubwiye ngo nimba upfunduriye gutya aka kantu ugomba gukuraho se nawe abakozi bazuzuga ngiye kasha umukozi ngiye kataka none se ko abandi bibakorera se ari ngiye uri kugura sha niko sha Sympathie wari waragiye he gihe nagushakiye wari waragiye he akubanza mudaruka no guhembwa ndimo uramo ni warerukaga kuza hano rwose oya niyo buriya niyo nakarangiza iyo ngasomye nkakarangiza n'ubundi gashira numva nkishaka kandi yego nkumva ndimo ndabyerura ryo harya mu kazi wowe uri umuyede uri umufundi cyangwa uri engineer amuyede wambaye icyo ashaka uzarebe nambara nka shobuja nambara nka shobuja cyakoze umva kushaka no nzoga ntabwo nibagemba namutumye kitari hanyuma harya ubu nangahe yose hamwe sisi bitatu nyine bitatu ariko burubwo ari kuwa gatanu nibya nitwaye wa mukobwa se umbwira nawe mukobwa afata agafanta madade umva igira hino umva ijambo ry'umukira ariko ose umva sha barajya kubwira muri kilometero ubundi wakabaye wicaye hano hafi ukajya bagutuma umva sha nawe fata kunywa sha harya unywa iki mukanya mwa nta kibazo ikibazo gihari genda umwe n'umukire genda umwe ka veruje umva genda ufata agafanta nawe aho se jya wegera umukire sha jya wegera umukire ukiri uzahembwa ejo bundi kuwa gatanu urabona kuwa gatanu se si umusibe ejo ibiceri sha ibikoroto harya genda ufata agafanta genda ugafate ndimbati cyakoze ndimba uyu munsi uzazanye umutima mwiza udasanzwe pe ubanza umukire muri kubakira arimo ayoza igiti ariko buriya ntago n'ubundi wenda uretse akazi kabaye gakeya ntago sha twebwe duhembwa nk'aba uravuga ngo kabaye gakeya kandi ugafite ariko washimye imana nari maze icyumweru tudafite aho dukora ariko iyo mukoze namwe murayora oya buriya byose mbikesha shobuja abona akazi kenshi akama ariko nukoze ko ndi umuhanga nanjye mu gukora ariko se umuntu nawe ubukwebya ubusa gusanza hano mbere kapitani yakumira nabi oya ntabwo azaraza se aho musize se imazi hanyuma harya mwabaza uyu munsi ihene tutabaga se yarije tutabaga inyama zirahari ahubwo se ufite ikidari kirahari bashyireho se nako byihorere ndashaka kugutuma kuri Margarita so ntiwangirayo mu rugo iwawe ndemba kari agasosi sinagatera rwose nimba ari icupa ngure aho kugira ngo njye hari hepfo rwose hafi okay noneho umbwiye ko mufite ikidari kirahari nangahe sasa si bumba 8 nyine nubizi si bisanzwe 8 nzaguha 9 cyose kwa gatanu jobundi ntari ikibazo se ubwo ibindi tuzabivuga nurimo urisha inkoko amafi yego wicaya ufite ifaha ufite inkoko ufata ku munopfu w'ifi utamira ufata akaguru k'inkoko ushikura ufata byeri
usoma garuko nabi utereka no kujya ahubwo fata hano ngafata hano byose ngabundi ngabanza ngabivanga vanga niko kurisha inkoko ifa iyo niyo mirire yawe noneho zari nicyo kidari ndatuma umuyede hariya akose ndimba ubu aka kantu geje ahangaho urasinze kurya umbwira ngo dufite ikidari ugahita umbwira ngo zana ikidari ubuse ngiye kubwira hatunjya cyotse kibe kirahita oya ntabwo ari ukucyotsa none se siyo mpamvu nakubwira ngo ndashaka kugutuma kuri Marigarita reka genda ukizane hanyuma Marigarita nawe agenda agakaranga sho agakaranga yumve ko afite umugabo ufite akazi ukorera amafaranga ikidari kibisi si 9,000 siyo nakwemereye ntiwasabye 8 9 zakugurira n'akantu shobuja ni umpemba nashaka yose azayasigarana ariko baboneza mpfa kuba naguze inyama Marigarita nkamwoherereza reka nzi iyo gahunda nanjye miti mu masogonda ngahembe ikidari suko nzikatakate ngikacoca cyangwa se uragitwara ari muri Rwanda ugicoce kuko genda uza no kubonye ni wanjye imihorora haba bagicoce none se mbaye zo muri firigo cyangwa mbaye iyo hatunjye amaze kubaga none oya umpiyo muri firigo genda umpiyo muri firigo harya ngo iyo muri firigo niyo nziza genda umpiyo muri firigo kareka bwo ngo reka mbikore n'agaso uwo mukobwa aze madederi wowe kora ibyo ukora umva muko yewe harya bakwita ndera harya unima madederi napfundurira sha se wawihishe kuri umukobwa mwiza niko uretse gatoya ubuse urabona utakirimo kosha ntabwo uba ubona umugabo uragenda ukitsimba hariya ntabwo ubona umugabo uzahembwa kuwa 5 sha ako mwagiye mwiyubaha wagize wayiki nese urankubita ku kibuno urankubita ku kibuno kubera iki cara tuganire ntabwo ngiye ko icara hanyuma icara aho ngaho ikibuno cyawe bagitwaye nese mwagiye mwiyubaha ariko reka umugabo nkaho ungana gutyo w'ubwanwa urafata umuntu ukamukubita ku kibuno cyanjye uragikubita nese wagira ngo ukubitwe n'utagira ubwanwa sha wagiye umenya ubwenge wagira ukubitwe n'utagira ubwanwa wagira ukubitwe n'abana sha badafite icyo bafite agafanta wakamwe ntako nshaka hose ntako ushaka bakwimwereye ko amafaranga ari ayanjye ariko ntako ushaka koko ariko mujye mugerageza mwiyubahe mujye mugerageza mwiyubahe twiyubashye mujye mujya mu tubara ariko mugerageza kwiyubaha twiyubashye ariko uzi ko umuntu ubwira ari umunyamafaranga byose bivuze iki uzi neza ko uri hano kubera twebwe ukora hano kubera twebwe atari twebwe ntabwo waba ufite akazi hano ntabwo biba uburenganzira bwo kutumenyera mbwira shobuja gutumure ubibone nta kibazo ikibazo nyamara uragifite ariko nawe si wowe ngo n'ibibazo bikuvugisha sha narinje kumva icyo mwambwiraga mfite akazi kenshi icyo nakubwira icyo nashaka kubwira ko mbona uje ufite amahane nta kibazo uburakari bwashize se mwakimbwira tukumva uburakari bwashize mubwire nta kibazo umukobwa mwiza icyo cyo uba ukizi murakoze wari ubizi ntabyo narinzi nandi wabikubwiye ese sha Manu kuri munindira sha ntabwo ikintu cyo gupfunyikamo kiba ari ikibazo urumva rega ntabwo ngira vuba nyaruke shange ku se ko warakaye Dimbatera Madedera afite umukobwa umusore wamwanze niyo mpamvu
aka kantu nta kaboza agakapu ndimbati barakunda bagira amafaranga nuko batanze serivisi nziza ubundi agakapu simba nkagutisha ese kwa rakanja nyine ukabugata ese biti ndimba sawa papa sava mwiriwe neza kumbu ntangiye ibikoresho ngo biba bimeze bite nta kibazo imbuza kandi kana namupfunyikira iki ni ibiki se umuhayemo ni inyama nese inyama nta aluminium nabaguriye kuki upfunyika inyama mo hano ntiwari gushyira muri aluminium ugashyira no muri amverope ese boss uko bizi aluminium ushyiramo inyama mbisi cyangwa ushyiramo izihiye mbisi imizi n'imbisi n'imbisi zigiye kwa Margarita Mese inyama ngiye ko mba naziranguye ngo nanjye nzotse n'ubucyaho make ni gute uzitanga kandi ko nta kibazo n'ubundi ndimba ataranyunguye nese ikidari hano si 8 amaye 9 rwose nta kibazo okay byatunganye se ubushize yaguhaye ayo bushize byose nyine azabimera rimwe kwa gatanu ariko ubundi ushatse nabyo wabyandika nyine wazajya kumuhemba ukakurira murimo sisi byose si kimwe n'ubundi si kwa gatanu muhemba su yarankorera ndamuhembu yarankorera ra ndimba ntabwo kwa gatanu muzahembwa nande ariko ni nkaho mfite akazi ese se ni umufundi papa sava si ibyo se nyine papa sava si gapita wawe njyewe se asanzwe amakazi ndimba ntubivuge ndimba ntuvuge ko ntubivuge ndimba oya wadede wise ni wa mukira uri kwivuga mu kanya nese akubwira ngo hari ahantu ndi kumukoresha njyewe kandi avuze ko n'ubundi uzayakurira muri mwe n'asanzwemo yose asanzwemo hese n'izi nzoga aka ni agapfundura we hari ahantu turimo gukorana ariko urabizi ko ari nkaho nta akazi rwose mba ngafite mu ntoki urumva ari ibintu birenze kuba ndimba ugiye kongera unkatishe koko ubaraje aranywa mwarimu muhaye inyama ngo azishyura ryari kuko wa gatanu ni hari ahantu urimo gukora muri iyi minsi vugisha ukuri hari ahantu urimo gukora ejo wambwiye ngo iki ejo nkwishyuje amafaranga nkwereye hano wambwiye ngo iki ngo uzampa akazi uyavanemo nese nakagwaye nijoro noneho ubu urakarangije ibisaro byambaye ugiye ngo avuye mu kazi ngo yaje gusamura yarakubwiye ko avuye mu kazi ngo ni kandi ngo agusize none mvuga madede bazo uzafasha kwishyura mufasha kwishyura njyewe ibyawe n'uyu mugabo birimo ndabizi we yakwibwiriye ngo wasize mu kazi aje hano gusamura uyu mugabo se wari uri kwivuga se ngo ni umukire ngo nta busore butereta ngo afite amafaranga arewe uri kwikina se mwagiye mwemera uko muri ubu wadukanye iyindi mitwe rero urimo urakubitamo ingofero ugakubitamo amajiri ukitwaza inkezo utindi ku kazi ni mu nkope nzishyura ngiye ndi gukorana nawe ejo wambwiraga ko uri umushomeri nta kintu ufite uje gufata inyama uje gufata inzoga ayandi bose ngiye ntabwo ibindi bubyemere agiye kuzirya ari mbisi ngewe nazikarabye none uvuye kuzikata agiye kuzirya ari mbisi ngewe none zubu ngiye murongera mu nkata n'andi mafaranga uba muzima uratoba ibiryo uba muzima subizamo se arazirya se yazikoreye iki hari imbese azirya ari imbese urabona yazicira se nese inzoga zose namusebye ngiye iyo urishyura iki urishyura iki ndimo rero nibyo nakubwira ni nkaho mfite akazi ugafite kubera ko mfite ubumenyi muri nge akazi ndagafite twishyure rero ngiye nyishyura famille ndemba ntabwo wahaguruka hano reba ukundi kuntu ubigenza wishyura inzoga unyweye aha ngaha bwira abakozi bawe bagenda ubundi nzira nimugende
nimugende ndenze mbikira okay ubwo nta kibazo ubwo ariko ubwo Genda wowe. ideni niringiye ikindi nkwiyama niba ndanguye inyama mvuga ngo bazotse nicyo mba nziranguriye sinzongere kumva ngo watanze inyama mbisi genda se mva mu maso subiza izo nyama muri firigo uzongera kwibeshya ngasanga wacomoye firigo harimo ibintu papa sava reka rero mbwira uko ibintu bigenda reka nkubwire uko bigenda yego kandi ni ibintu byoroshye urabizi ko dusanzwe twunganira yego noneho njyana kuri chantier noneho nkora akazi tubibariremo kuri chantier se baragukeneye n'ubunebwe uba ufite ntabwo ariko nyiri umunebwe kamwereka ibintu byoroshye zana ururukezo zana ururukezo hanyuma nyine rushyire hano nkubwire uko bigenda urw'akazi se kuramo n'iyo ngofero kuramo n'iyo ngofero nyine bikuremo twumvika kuko n'ubundi nta kazi wari ugiyeho bikuremo uba umuntu usanzwe nkubwire uko ibintu bigenda ntabwo bijyana reka oya basava urabijyana oya ariko se gira va winyereze ntubijyana ariko reka nabivanyemo reka nkwereke ubundi bwavuga uti numa akazi nzishyura njyewe nimbona akazi kagukwiriye nzakubwira uze kuri chantier uze wambara ibi bikoresho byawe dusinyane na nyiri chantier nanjye ko ari njyewe uzahembwa amafaranga yawe yose wari undimo urabyemera ntubyemera ndabyemera ibikoresho mbijyanye oya njye nzabikuzanira ku chantier mwese ubu ngize amahirwe nkabona akazi ahandi wampamagara nyine aho handi ukabonye ukaza ukambwira uti dusinyane waretse se nkabijyana wenda ko ejo nagirwa umugisha nkabona akazi wenda nkaza nkakwishyura nta muntu wampa akazi atareba ibikoresho nimba n'ubundi ntabwo uzatoroka ku 20,000 ariko icyo nzi mbisigaranye bavuga ko nagufatiriye ukajya kundega cyangwa ukazanyamburira icyo akira haguruka ugende mu mahoro ndemba njye nawe ntituzapfa ubusa ariko ubwo nta soni uba ufite gutinyuka ukavuga ukaza mu kabari ukaza kunywa inzoga kuko udafite amafaranga inzoga ni iki udafite amafaranga inyama ni iziki ibishyimbo nabyo ko bibamo poroteyine soya ko zibamo poroteyine imboga ko zibamo poroteyine urongera umwenda ku wundi nabwo ari ukubeshya kubera iki koko haguruka ugende